Ebi bigambirwa mu kanso ya district aho kishangirwe ngo bucweka nk'agaharigana bw'enguto zikozwe kubi. Aho n'urundi ruguto urutwe rwine sente ziri account miliyoni 30 urwa ekikorijo kuzakabuga hamwe n'izindi nguto, so abantu ba misusing sente zabesheme kukora nguto ezo nabwo icyo tukazahagura undi na RDC na minister w'enguto na timu yone twakora verification bashanga ngo really sente nyingi zikaba misuse hato buryo bw'enjura bashobora kumujimanya nezi yenshozi ne ubutor kuba mukozere kandi mukozere standard enjura ke kwija mu rushozi amubare gargero mushaka mu za siskara. Bwanyuma ya reportage abarokora by'enguto mu district yabo hejuru bemerezi bwa mirimo yabo obwo kubacundoza kuri kugenda umisho aba assistant engineers nabaye bari in charge of those roads bazahara baju for investigation then to deploying yabandi abo kuba isente ngezo hatwi n'urguto nk'akanyara ari umwanya nabagweta kanyara kuzumuri okugumiza mu kwijansika n'urundi urguto rukuzibanda ahantu ho hato kuraba because we don't have the money to work on that road ati espa going saving kuriya ahangu twezo umwago kuziba zikabizo banzu yamba abantu bitu nuko nakwamiza abanyabuhuje kugira nti herezo gwira ndasteka pressure kuba imbuto zikizabuje muzimanya z'ishozi n'imbuto z'amabare mwatuta pressure manyakaru mwija kushanga sitwakora ikintu ekitakurinda boheje nensi yenshozi kandi nguto nishira kutwara umutungo mbwire bw'enjura gesha kwa Juliet Charsima.